nyine nkabona nawe ari bumbreming avuga ati ariko bita ariko ikiza gihari buriya papa beza mujye mwubaha ababyeyi mubumve muri situation yose barimo kubera ko hari ahantu agera akumva ariyanze ku buryo atari gutekereza neza niba senda ndi kwisi noneho hari igihe nageje nkajya mvuga ariko turi kuwa kangahe ese meruka nyine ukumva nturi mu isi nyine nturi kumwe n'abandi muri make uri out of y'ibintu byose. Guys, hello hobe mwese ndabahobereye ndabasuje umunsi ndikwidagadura umunsi nashimuse ino YouTube irabiya mbese umunsi yabaye yanje iriho amazina yanje ni yanje so abantu batatu je m'appelle Carine and naringiye gupresenta udahari so umunsi azaba haraza kuba presenta ariko ni rikanti Carine kuri YouTube yacu nk'ibisanzwe nsigaye narabyibagiwe guys nsigaye narabyibagiwe naracanganyikiwe mani horo siko kubera inkuru nabyo bisigaye binanira n'ukuntu nkunda kuzibara no kuzumvasha mana yanjye ibi bintu ntabwo bizoroha ariko nizere ko muri mumeze neza mushima Imana nanjye ndaho birimo biraza abo duherukana birimo biraza urumva rero uyu munsi ikintu cya mbere kinyicaje njyenyine hari abantu barekaramye ngo bashaka ko mbabwira ngo urugendo ukuntu rwari rumeze gutwita kubyara ku byose hari aho nagiye mbivugamo ibice nkagenda mvuga duke ariko uyu munsi nyine ubwo ngiye kubirambura mvuge na nyuma yaho ukuntu umuntu aba yiyumva ngiye ukuntu niyumvise oh god ni ibitangaza by'Imana. Okay, reka mpere wenda ntwita amezi atatu ya mbere yo ntabwo twabaye inshuti najyaga mu cyumba nkakinga nkarira nkabona umuntu wese aranyanga nkabona nta muntu ukinkunda kuri ino si ubundi mfata telefone ndayizimya neza ndayibika nayishyize muri garderobe hejuru ahantu ntanayibona nanga telefone nanga ndi umuntu ukunda movie nkakunda umuziki ibyo byose naravuze ngo nta kintu na kimwe nshaka noneho ikindi ntagikunda abantu cyakoze cyo sheriwe ntabwo byigeze bihindukaho cyane keretse iyo yandakazaga ariko kundakaza kundi nta nako mu by'ukuri ni kwa kundi nyine wifite hormone ziri kukwirukankamo ukagira umushiha ntabwo nari mfite wa mushiha utukana cyangwa uvuga nabi ariko nari mfite umushiha wo kumva ko atinze kumpa ikintu nashakaga hari umunsi namubwiye ngo ndashaka biswi muri ubwo ntazari zihari byasabwaga kujya kuri supermarket kuzishaka kandi si kure yo mu rugo yego ariko nyine hagombaga gucamo iminota kamemu umva yaragarutse ndambwa ngo ntazo nkiriye ntazo nshaka kandi mu mutima nkumva ngiye nukunyanga nkumva aranyanga nkabose kubera iki gute bimeze bite kubera iki yatinze hari n'undi munsi namubwiye ngo ndashaka niba ari igikoma urumva kurya byari byanananiye abantu bari kumbwira ngo mfe kunywa igikoma cy'uburo niba ari uburo niba ari amasaka atukura simbyibuka icyo nicyo cyari umutuku ngo hanyuma ngo wenda byibura kiramfasha yo ngo kitarimo isukari ngo kitarimo n'amata ndamubwira ngo ndashaka igikoma ntabwo igikoma bagiteka mu masegonda ariko njye numvaga yatinze numva ikintu cya mbere namukorera namubwira ngo ntabyo nkikeneye ariko nyine n'ubundi nkivumbura ngo ntabyo nkeneye hashira umwanya nkumva ndongeye ndabishatse ikindi kintu ni nyuma oya reka dukomereza aho mbere amezi atatu ya mbere yo ntabwo twabaye inshuti habe na gato ngize ngo ndakize dufata urugendo abantu babonye video twagiye Zambia ariko ntago ho twigeze dutindayo nta nubwo byankundiye ko mfata video ko nahise ndwara njya no kwa muganga haho ariko ntago nari ndwaye cyane nyine ni uko inda zikiri ntoya tuzigira ama complication yo kumva ntumeze neza mu mubiri birihinduranya n'ukuri ntiwamenya ngo ni ibiki niba hari ibintu byantunguye nta utajya ubasha no gusobanura mu gutwita kuko n'ubungu hari ingenge nicara nkumva ndakrevingira nk'iki nkumva ndashaka ikintu runaka nk'umuntu wagira ngo ndatwita again niba hormone abatarashira mu muntu zira hormone zarantangaje mu gitondo ukabyuka wakwibrose ukajya kubona ukabona amaraso araturumbutse mu menyo
wasoma ugasanga ni ibisanzwe nyine, ariko aho ngaho tangira kugenda wiyanga. Mwa bantu nariyanze, umva najya nireba nkavuga ese ubu nzongera mba umuntu, ese ibi ni ibiki. Noneho hari ukuntu nari narazanye ibara ry'umukara guturuka aha gutya ku matama gutya, hano ugasanga ndasa makayobe gake n'aha ngaha, ariko ahandi hose hajemo urubara rumeze nk'imbyiro. Ndavuga ni karabaye, ibise ni ibiki. Noneho nakwireba nkavuga ni ndapfuye. Njye hari n'umuntu twahuye, ni umufana wacu, akaba nyine n'umushuti, yaranadusuye kwa muganga, Imana imumugisha. Mu by'ukuri yarambonye, urumva ambona yaravuze ati what, ati none se ni gutyo usa burya cyangwa ni ukubera inda byakugendeke bitatu. Siko nari nakwebeye njyewe ubu ngubu ninjye gufata Rike nkavuga ukuntu yaguciye inyuma, ntabwo ibintu byumvikana. Urumva nyine ukuntu urwego umuntu aba yahindutseho, uragenda ukahinduka ukuntu. Ariko ibyo ngibyo byaje mu mezi ya nyuma, ejo bundi rwose, nko mu byumweru 2 bibanza cyangwa 3, mu byumweru 3 bya nyuma nibwo nazanye ayo mabara. Sasa rero kurya bikanga, kuryama njyewe ndada amahirwe nagize, Imana ishimwe. Hari abantu benshi bambwiye ati wagize Imana we ntabwo byakugendekeye nk'uko abandi benshi bagendekera. Njyewe ntabwo nigeze ngira bya bintu ngo wabyimbye ibirenge, wapi, ntabwo nigeze mbyimba ibirenge. Ngo wabyimbye isura bikabije, ntabwo nabyimbye isura cyane ku buryo umuntu nyine abireba akahita avuga ati urabyimbye isura. Ubandi ngo barabyimba cyane. Ntabwo nigeze nanirwa kuryama, abandi imbavu zirabarya ngo bakananirwa kuryama ukaribwa imbavu zandiye umunsi umwe cyangwa 2. Nabwo nuko nari navuye kwa muganga bampindukiza ntaha numva mbabara imbavu, naryama nkumva ndababara, ariko ntabwo nigeze mbabara nyine ku rwego mvuga ngo byananiye gusinzira. Uza abandi mu mezi 9 ngo ntibasinzira. Njyewe ikintu nakoze ni iki, nirinze kujya ndyama ku manywa, nicara nkareba movie, nicara nkatembera. Ikindi kintu nakundaga gusohoka, hari ahantu twakundaga kurya isombe batekagamo amamesa, niba nari naratwariye amamesa ntabwo mbizi. Iyo sombe nahoraga njya kuyirya, Mana yanjye, ni umusaza ukunda guteka isombe, nkagenda nyine nkarya isombe. Nakundaga kumuvinga, ntabwo nigeze nicara hamwe ngo mvuge ngo reka ndyame ngo mukanya. Urumva iyo waryamye ku manywa nijoro birakunanira gusinzira. Ngiye nageraga mu buriri mbikeneye kwa kundi nyine uvuga ngo ndahita nsinzira. Naryamaga saa 5 zuzuye z'ijoro, nkabyuka mu gitondo mbaragurika nirukankira, utambona mu rugo, nirirwa nirukankira hasi hejuru kugira ngo nyine ninanize nze kuza ndyame. Ikindi kintu sinzi, abandi nyine bakunda kumbwira ngo usino kunanirwa kuryama gusa ngo ubura n'ibitotsi. Ntabwo nigeze mbura ibitotsi, iyo challenge ntabwo yigeze mbaho. Nararyamye, ikintu cyananiye ni ukurya. Sinigeze nirya ibintu ngo nariye ngo mvuge ngo nariye. Ni iyo sombe naryaga nkayirisha ubugari, nabwo kandi sinaryaga nyine ngo ubone kuko urya duke kumvura hazi. Byabaga birangiye ko ni muri restaurant, ntabwo nari kubabwira ngo wenda ngo mwengere muntekere ibindi ngo niyo babiteka wari kubitanga ateka wenda, ariko ntabwo byari kuguhaza nyine, byari biraho. Ahubwo ikintu naryaga irindazi. Hari uturindazi nari naratwariye hano, Mana yanjye sinzi ndaza kutubereka ukuntu utwo turindazi buri munsi ndabyibagirwa. Ni uturindazi tureture hano i Bugande bakora, ntabwo ndatubona mu Rwanda, ntabwo nigeze ntubona mu Rwanda, duto cyane turambuye ukuntu. Nitwo naryaga. Nabwo kandi nijoro mu masaha y'ijoro, nko mu masaha 7 kwa kundi usonza saa 8 saa 9, niko naryaga. Mu masaha 7 saa 8 nibwo nakaryaga. Naryaga karindazi nkarenzaho icyayi. Icyo cyayi nanywaga mwabantu, Yesu we, nanza amata. Hari abantu bavuze ngo iyo ngutanyweye amata, ngo utari imbuto, ngo utari imboga, ngo umwana ngo ntabwo agira ikibazo. Ndagira ngo mubwire Imana nirema ikamenya ikiri buguhe, ikamenya ngo uyu muntu n'uyu nyine nzamuhuyu. Kuko ibyo byose nta na kimwe naryaga. Sinigeze nirya avoka, sinigeze nirya karoti, sinigeze nirya imbuto, sinigeze. Cyakoze cyo bigitangira nariye amapera mabisi.
ubwo rero niba ari zo fruit zantunze igihe cyose simbizi, nta fruit n'imyembe mibisi da. Mu mezi 3 ya mbere nariye amapera mabisi n'imyembe mibisi. Ikindi kintu natwariye bwa mbere nanone ni amata y'ikivuguto, mbere nyine mu mezi 3 ikivuguto akinywa cyonyine, ntabwo nkanywa ikivuguto, sinariye nta kiryo na kimwe, nta ruboga, nta na kimwe. Ibyo bikaba ari byo bintunga. Yo mana yanjye, nyuma yo kubyara, umunsi wa mbere wo kubyara, ibyo bintu byose bagukorera kwa muganga birangiye, nabyimbye ibirenge. Mbyimba ikirenge nkajya nkireba nkavuga nti ni gutya bambwiraga kubyimba ibirenge. Kumbi nyine ngo iyo bagukoreye C-section ngo bigusaba kumuvinga, kugendagenda kugira ngo ibirenge bibyimbuke n'amaraso ari hano aveyo. Ubwo ngiye umunsi wa mbere sinagenze, numvaga nahwereye, n'uwa kabiri sinagenze, nagenze ngiye gutaha umunsi ubanziriza wo gutaha, nanageze mu rugo nyine naragendagendaga. Noneho rero ikindi kintu gitangaje, kurira. Narariraga we, kurira mu gutwita narariraga, na nyuma yo kubyara nkarira. Kubera iki? Naricaraga nareba umwana ari kurira inzara imyishe, nananiwe konsa, ndi kubabara, nacitse ibisebe, ntago nzi ahantu biriya bisebe biva, niba ari uko ari bari gukurura, niba ari ntago mbizi. Nkarira rukabura gica. Nkarira noneho nkibaza se uyu mwana ntazagira ngo nyine hari ukuntu uhita wishinja ibintu ukavuga se azaba umwana mbyaye azicara avuga ati mama ntago yankundaga ku buryo atanyonkeje. Nyine urumva naribazaga se nzagera aho mbimenye, nzagera aho menyere konsa, nzagera aho nzakomeza. Urumva umunsi wa mbere twamuhaye amata, oya bwa mbere bamuteye amaglycose, bwa kabiri baratubwira nyine tumuha amata make, ngira ngo n'ubwa gatatu twamuhaye amata, ubundi nkajya ngerageza. Ariko nari mfite amashereka, mu by'ukuri siko ntari mfite amashereka, nari nyafite, ariko yakoraho induru nkayiha umunwa. Nayiha umunwa rero njye sinari nzi ko binaryana, nayiha umunwa induru nawe akahita arireka, akahita aricirana, nari muhakanga neza, ntabumbura umunwa, ntafungura umunwa. Mpita nangira kwishinja mu mutima nyine, nkumva ndababaye, nkavuga se ndi mubyeyi nyabaki unaniwe konsa umwana we. Ntangira kujya ndira rero, iyo niho depression yatangiriye. N'ubu ngubu ndumva nshaka kurira. Aho niho depression yatangiriye, nkajya nibaza nyine nkavuga se ndamuferinze kweri ku isi, Imana yamaye umugisha none neza naniwe kubana naniwe kugerageza kubana n'umugisha Imana impaye, nkumva agahinda karanyishe. Noneho ntangira kutajya mvuga, hari ukuntu nyine mvuga se ndabibwira nyine nkabona nawe ari bumbreminga, avuga ati ariko bita, ariko ikiza gihari buriya bapapa beza, mujye mwubaha ababyeyi, mubumve muri situation yose barimo, kubera ko hari ahantu agera akumva ariyanze ku buryo atari gutekereza neza niba senda ndi ku isi. Noneho hari igihe nageje nkajya mvuga ariko turi kuwa kangahe, ese meruka nyine ukumva nturi mu isi nyine nturi kumwe n'abandi, muri make uri out of y'ibintu byose. Amahirwe rero nagize ngewe nuko mfite umugabo unyumva, amana yanjye yarambwiraga ati reka nkwereke, wowe ntugire stress. Icyambere nuko umwana arahari, ni muzima, uri muzima, don't worry, ibintu byose uzabimenyera. Ntago umuntu avuka nyine ngo yuzure ingobyi, uravuka ibintu byose bikagenda etape par etape. Ntago ari we donc abantu bose barabikubwira ko bibabaza, abantu bose barabivuga ko biryana, wowe tuza ugenza ibintu gake uzagera aho ubimenye. Rero ngewe bwa mbere natinyaga nkabese ndamuhe, ariko yabona ndi kurira nyine avuga ati se turabigira dute, urumva twaraparapaye. Sasa noneho ijoro rya mbere tumuvana kwa muganga, niba ari uko ataramenyereye ahantu twari turi, yarira nanjye nkarira koko. Kandi ubwo twari twavuye kwa muganga, abaganga batubwiye ati rero mwababyeyi mwe muri bashya, umwana narira ntimurire, biraba ari ibisanzwe, ntimugire ikibazo. Abana bashobora kurira hagati y'umunsi wose rwose, akamara amasaha yose ari kurira, amasaha 5-6 ari kurira adaceceka. Ati rero ntimugire ikibazo. Babivuga nkumva biraho, kuko ntigeze mubona arira cyane, nkavuga bari kwikinira. Yewe we, ijoro rya mbere yararize, arararira neza, noneho ndarira ndahogora. Hari n'undi munsi wakurikiyeho byatunaniye kumwoza ku gakondo,
njya kureba umusista wanjye umwe hano ndambwira rero byananiye koza ku gakondo, aranyogereza ariko ngenda ndikurira ati se kurira ndabwira njyewe umwana byananiye kumwonsa kandi aya mata nayo urumva amata nari ntangiye gukomeza kuyamuha biri bube tumace naramwonsaga nakumva bimbabaje sinongere kumuha, urumva namwonsaga rimwe hari ukuntu iyo byutse uba wumva wakize, wamara kumuha rimwe yakurura bwa kabiri, nuvuga ngo umwonkeje rimwe uramuryamishije wenda bwa kabiri rero bwa gatatu ni uhita wumva upfuye neza ntangira kubazabaza imiti mu ndangira ibintu nyine nasigaho, kuko hari abantu benshi bambwiraga ko bafite amakreme basigagaho sha ndakabaririje i Bugande shwe, kandi mu Rwanda bakambwira ngo turahari yebabawe, ariko na sister wanjye akambwira ngo yaragakoresheje, ariko ngo hari kera urumva afite abana bakuru mbese ndiyanga najya noga nakwisiga nkabona amavuta nta hantu yafashe, nakwicara nkabona ntago nzongera kuba umuntu. Nukuri hari igihe nicara wenda ubu bimaze kugabanuka depression yarashize, ariko hari igihe nicaraga nkavuga ko semana ubu nzongera mba umuntu, nkibabara cyane kuri rwa rwego. Hari n'ukuntu wanicaraga wanisunika ukumva neza ugiye gucikamo kabiri, ubwo nkahita ntangira gutekereza semana ubu nzongera mba umuntu muzima, nicare nanjye ni mu bantu, sohoka igipangu ndenga igipangu ngere hirya hanze ko ameze ntago narengagaho. Yesuwe nkumva ubuzima buranze, nkavuga si ubu nzongera mba umuntu muzima. Ariko guys ndagira ngo mbakomeze uri mu bihe nk'ibyo ndimo, nk'ibyo naciyemo mu minsi ishize, ndagira ngo mukomeze nkubwire ngo birashira nta kidashira. Mujya mubona ko n'imvura uko yahinduka ariko kose iragwikarangira ntago igiheraho. Rero nibyo ngibyo ubicamo, gusa nyine hamwe n'Imana no mu partner wawe muri kumwe muri urwo rugendo, kuko hari abantu bastresswa n'umwana yarira akanagutuka ati wamubona niwe kumuhoza wagize gute. Ngiye amahirwe mfite tubiraranamo tubyirirwanamo turabifatanya muri make. So guys rero nyine urugendo rwanjye rebye n'urwo depression cyakoze icyo nanone ikindi kintu kigusigara mu mutwe bari depression niba ari ikisimbizi ntago ndasoma neza niba nako kantu karimo, uhora wumva urusaku rw'ijwi ry'uruhinja, donc uratambuka ukahita uvuga ararize byahe wenda aranisinziriye, we gusa ayo majwi aguhora mu matwi ntushaka kubireka. Narumva rero mbese n'urugendo rurerure rugoye rusaba kwihangana, rusaba kuba intwari. Ababyeyi ndabubaha cyane, noneho nabubashye depresi nabikubye inshuro 10 nabikubye inshuro 1000 nabikubye miliyoni nanjye bimaze kumbaho. So ndumva rero nagarukiriza aha ndibaza ibintu byose bivuzemo mbiciyemo muri make simba cyo mwumva wenda ntavuzeho mukambwira muti uzakigaruke wenda umunsi runaka, kwako nashimutse YouTube yose kanzagarukane n'umuntu twashakanye sibyo kanzagarukane na Rike, hanyuma nyine mwongere mudukunde musubscribinge mu commentinge no kuri Deruka mugende mushonde ko sibyo. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. See you in the next video.